Wahikaze kuri Mr. Sam Entertainment. Ari nako nkwifuriza kugira umwaka mushya muhire wa 2023. Bantu banje, bantu mudukurikira, bantu mwakoze subscribe, tubifurije kuzagira umwaka mwiza, umwaka w'imigisha wa 2023. Turi mu mpera z'umwaka. Yes, ndabashimiye cyane mwakoze subscribe. Ariko nawe niwe utarakanda subscribe hano kuri Mr. Sam Entertainment, ubu niwo mwanya tugusabye gukora subscribe, tugatangira umwaka neza wa 2023. Dushima Imana, twiragiza Imana kugira ngo izabashe kudufashamo, bityo ibintu bikomeze kurushaho kugenda neza cyane. Yes, turacyakomeje rero muri ya YouTube course. Iyi ni episode ya 7, aho tugenda tubagezaho amasomo ajyanye na YouTube ndetse n'ibindi biganiro byinshi musanzwe mukurikira ahangaha. Dushimira mwese by'umwihariko abantu mwese mwakoze subscribe. Yes, subscribe ni ingenzi cyane. Nawe niba utarayikora, wayikora ntacyo bitwaye. Byanze bikunze uzajya ugenda ubona content zagufasha ubuzima bwawe bwa buri munsi hano kuri Mr. Sam Entertainment. Yes, uyu munsi rero tugiye kwereka impamvu ebyiri zishobora gutuma YouTube idahemba video zawe. Yes, hari impamvu ebyiri z'ingenzi ndetse zikomeye zishobora gutuma YouTube idahemba video zawe. Yes, kabare nubwo waba warabaye monetize, hari video ushobora gukora YouTube nteguhe amafaranga. Iri ni somo twabateguriye muri iyi episode ya 7 muri ya masomo musanzwe mukurikira hano ajyanye na YouTube course. Hari impamvu rero zishobora gutuma YouTube idahemba video zawe kabone nubwo warabaye monetize. Uburyo bushya bwo gukorera amafaranga kuri YouTube guhera mu kwezi kwa 2 mwaka wa 2023. Iyo video maze kuyikora kabisa, yagufasha kumenya uburyo bushya YouTube yazanye bwo gukoreraho amafaranga guhera mu kwezi kwa 2 mwaka wa 2023. Yes, link iri muri description y'iyi ngiyi uri kureba. Nayo ushaka kuyireba wahita uyireba, yagufasha kubona ubwo buryo buzatangira gukoreshwa neza guhera mwaka wa 2023 mu kwezi kwa 2. Reka twigire ku mpamvu rero zishobora gutuma YouTube idahemba video zawe kabone nubwo waba warabaye monetize. Cyambere, reka tubanze dusome aka kantu tukumvikaneho neza cyane. After applying for a YouTube partner program, YPP nicyo bishatse kuvuga. Channel will be reviewed to check whether it meets YouTube channel monetization policy. This apply to anyone in or looking to apply to YouTube partner program to be eligible for monetization. Channel must upload original content whether create on or off YouTube. Yes, mugihe waplayinze usaba ko wajya muri YouTube partner program. Nkuko nababwiye, YouTube partner program cyangwa se YPP ni system ya YouTube yemerera abakora content kuba batangira gukorera amafaranga kuri YouTube binyuze mu matangazo yamamazwa acishwa muri video zabo. Ibyo nibyo bita YouTube partner program. Hanyuma mu gihe waplayinze rero bareba channel yawe, bakareba niba warubahirije amategeko agenga video za YouTube. Hanyuma bakareba niba ukora content ziri original. Ingero ebyiri rero zishobora gutuma video zawe zitemererwa gukorera amafaranga cyangwa se zitanyuzwaho amatangazo yamamaza. Icyambere, non-original video like an edited clip from movie or TV show. Yes, video zitari original ushobora gushyira kuri YouTube channel zawe. Niba video utayikoze nkuyikorere uyeditinge, icyo kintu gishobora gutuma udakorera amafaranga kuri YouTube. Non-original video zitari original, zitari umwimerere. Bivuze ngo video uzingirizaho amafaranga kuri YouTube zigomba kuba ari video
wakoze zawe, wa recordinze, wagiye kuri stere ugafotora, ugafilminga, ukieditingira, ibyo bintu byose ukaba wabyikoreye. Izo nizo video ziri original. Izo nizo ushobora gukoreraho amafaranga. Ikindi, unedited clip from movie or TV show. Ushobora kwifashisha nk'inkuru iri muri filime cyangwa se ibiganiro bya televiziyo ariko utayeditinze. Zo video nazo ntago zishobora gukorera amafaranga. Unedited video from movie or TV show. Niba uri gutegura ikiganiro ukabona urifashisha nk'amashusho yo muri video runaka kugira ngo iyo nkuru yawe isakare neza cyangwa se isobanuke neza, ayo mashusho ushaka gukora mu yindi nkuru utegetswe kuyeditinga. Mu gihe utayeditinze iyo video ntabwo ishobora kuba ntabwo ushobora kwemererwa kunyuzaho amatangazo yamamaza, bityo nawe nta mafaranga ubona kuri iyo video wakoze. Akantu nuko kumva neza cyane. Video uzakorera amafaranga kuri YouTube ni video yawe wakoze iri original. Wagiye kuri tere urayifilminga, ureditinga, cyangwa se wakoresha utundi duce two mu zindi nkuru bikagusaba kutweditinga kugira ngo ibe ari video yawe iri original. Ibintu mwe mwita copyright. Ikindi kintu cya kabiri ushobora gutuma utabona amafaranga kuri YouTube, re-upload other creators content from YouTube or other platform with non-original content added. Uploadinga video ukuye ahandi hantu. Uploadinga video ukuye ahandi hantu nta kuzeditinga zitari original, nyine uziteruye ahandi, ziteruye kuri YouTube cyangwa se ku yandi ma platform atandukanye, haba kuri Facebook, ugaterura yo video uko yakabaye ukaza kuyishyira kuri channel yawe. Ibi nabyo ntago iyo video ushobora gukorera amafaranga kuri YouTube. Ibi ni ibintu bibiri by'ingenzi ukwiriye kumenya nk'umu YouTube creator, nk'umu content creator, nk'umuntu ushaka gukorera amafaranga kuri YouTube. Menya ko ugomba gukora ibintu byawe, apana kwigana ibintu by'abandi. Mu gihe ushaka gukoresha iby'abandi bikagusaba ko editinga, ukeditinga bihagije kugira ikintu gihindura umwimerere wacyo kikaba indi nkuru nshyashya. Ibyo nibyo bintu YouTube yemera. Mu gihe uterura ntago bishobora kwemerwa, ndetse iyo ubikoze cyane channel yawe ishobora no kuba determined YouTube ikayisiba. Terminate YouTube ikayisiba kabisa. Ni ibintu biba byoroshye cyane mu gihe utubahiriza amategeko ya YouTube kuba channel yawe yasibwa. Tuntu tw'ingenzi rero ukwiriye kumenya nk'umu content creator, nk'umuntu ushaka gutangira YouTube game. Nk'abambwiye ko bagiye kuzitangira mu kwezi mu mwaka wa 2023. Courage, ariko utu tuntu ni ngombwa kutumenya mbere yuko winjira muri iyi game. Ndagushimiye cyane rero aho uri hose. Peace.